Iki cyumweru turimo ndakeka nta rungu ririmo bitewe na filime zizasohoka muri iki cyumweru. Nanjye nicaye ndavuga nti reka ngutegure zimwe muri filime wakirebera muri kino cyumweru, filime nziza cyane. Kuva ku ino tariki ya 11 kugera ku itariki 17 ngiye kukubwira zimwe muri filime wakirebera wiyicariye iwawe, kandi ni filime nziza cyane. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, tuguhaye ikaze. Iyi channel yitwa Rukizo, tukaba tukugezaho ibiganiro ku basitari batandukanye baba bakinnye amafilime, tukakubwira amateka y'abo basitari, tukakubwira filime bakinnye buryo utazizi byagufasha kuzireba. Niba wumva uri interested ko twajya tubana, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo udacikwa n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Kandi nawe wakanze subscribe uri umuntu w'agaciro kuri twe. Reka twirebere zimwe muri filime wareba kuva kuri ino tariki ya 11 kugera ku 17 wibereye iwawe, kandi zagufasha zikagukorera umunsi. Filime wareba ku mwanya mbere filime yitwa The George. Iyi akaba ari filime nziza wakirebera muri iki cyumweru. Wayirebera kuri TV yitwa Apple Plus. Indi filime wakirebera muri kino cyumweru nziza cyane, Flight Risk. Aka nako ni agafilime keza umuntu akwiye kureba muri kino cyumweru. Ku mwanya wa gatatu, La Dolce Villa. Iyi ni filime izaca kuri Netflix, nayo wayireba muri iki cyumweru. Ni filime zagukorera umunsi, even niba umunsi waba wagenze nabi, icyo nzi cyo zagufasha kuruhuka. Ku mwanya wa kane, Broken Rage. Iyi ni filime izaca kuri Prime. Iyi nayo ni filime wakirebera muri kino cyumweru gatuza. Ku mwanya wa gatanu, Bridget Jones. Iyi bakunda kwitira akazina ka Mad About the Boy. Iyi nayo akaba ari filime nziza umuntu yareba muri kino cyumweru, kuko ni filime irimo ubwenge bwinshi cyane. Indi filime umuntu yakirebera muri kino cyumweru, Omni Loop. Iyi nayo ni filime nziza cyane yagukorera umunsi muri kino cyumweru. Icyo nagusaba ni uko utazayicikwa. Ku mwanya wa karindwi muri filime wareba muri kino cyumweru, Better Man. Iyi nayo ni filime nziza cyane birenze uko ubitekereza, filime irimo ubwenge bwinshi. Iyi nagushishikariza kuzayireba, nakubwira ngo uzarebe ino filime kandi ntizagucike. Izi ni zimwe muri filime naguteguriye ushobora kureba muri kino cyumweru turimo, kuva ku itariki ya 11 kugera ku itariki ya 17 z'ukwa kabiri n'umwaka 2025. Wibutse ko iyi channel yitwa Rukizo, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo ducikwe n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Mpamagara Gustave niko nitwa. Ciao ciao, hasta la vista.